amaraso ntiwamenya ukuntu dore ni niyo mpamvu ushobora nkawe nk'ubu rwose ubwiza ukuri ntizabura karitsiye ujyamo bakubwira bavuze ati do tusa n'umwana wo kwa runaka hano hepfo urumva bakikubwira izo nkuru ujye wirukanka ujye kureba umukobwa wamubyaye hari igihe aba yaramukwimye bitewe n'iki ni uko muri icyo gihe wari uri iki wari nta kintu wari wifite. Umukobwa agenda atishimiye iki wa mugabo wiwe, ageze mu rugo ntiyaca konegisiyo na wa mu ex yo ku ishuri. Ni bya bindi ya mwatrete yavuze ngo ndashimira my wife and my girlfriend. Ariko nibyo nawe rero umudada nawe yari afite husband and boyfriend. Bisijyubutsa chef wanjye ubu type wari baragize chef muri classe supérieure, amugize chef ngira ngo abaye president. Speech zose akita zigira ibintu biri diplomasi ziteguye, ubona yabigize ibintu biri diplomasi kandi classe waba wakoze n'ikosa waderaje nk'abantu bagize nabi kujyana inyuma y'ishuri akaguha amawayiza hanya kukubwira ukajya mubonamo nk'umudepite senateri perezida. Kikali TV izamuka hejuru, like share subscribe byose ni by'ingenzi komenti kugayana turabikunda cyane. Yap, mwongeye kwirwa abakunzi bo mu Gikari TV, muri kumwe na Neidi nk'ibisanzwe, ndi kumwe na mugenzi wanjye dukorana buri munsi bakwivugurura umuntu w'umugabo Ziggy 91. nk'ibisanzwe turi mu Gikari, naho twicaye ni mu Gikari, barabibona nabo nyine ni mu Gikari. Murazi ko nyihanganira uyu munsi gripe yaneruye injugunya mu bishingwe. Bameze fo byatari urumva ko n'ijwi ryanze umuntu w'umugabo kwera tungu tugripe. Ubundi kera utwo tuntu ntago twabagaho, tuje nyuma ni promotion yo mu bihumbi 2000. Nani amajoro umuntu asigaye arara kandi tumaze igihe tutayamenyereye. Akamajoro nyine n'ikirere cyarahindutse mani climate change urumva nayo bizamo nyine ikirere no gusaza, ariko no gusaza biba birimo gusaza. Ndabigera mbona Nyakabanda nta kabanda, ariko nimukajya mwihakana nimo umuntu ashaje. Urarebye ubona Nakabanda, turanashaje tujye tubyemera, tujye tuvugisha ukuri turashaje. Uri ingoma zingahe wowe? Shaye ingoma ndazekeye ariko kandi se maze kubaho ku ngoma zingahe kandebe niyo navukiye urandayibara nayo ni ingoma nyine ko ari waje ku isi. Wabayeho amatora akorwa cyabari mikaga ibyo ngibyo simize mbizi batora ubu ngubu reka ako byo mba naguketse ni ukuvumbuka. Hari ukuntu nyankwibeshyaho kandi ari ukuvumbuka. Bagiye mbizi batora kandi n'umuntu nzi ni umugabo umwe niwe wenyine nzi, abandi sinzi ko byagendaga bavuga kandi abyibuka siko arigeze ntiwatoye muri 2023 gutyo waratoye. Naratoye 2023 cyakara gatatu yakoze itoye tubatoye 2023 amatora amaze manda ziga kuri abamucanze 2023. Erega ari imyaka waruzi ko udakuze. Oya na gatatu 2023 habaye ikintu bita simbizi neza ariko nimba mbyibuka neza habaye amatora kandebe ni manda zingahe sizaba ari nk'eshatu buriya se ubundi kera hasize ndakeka hashize 3. Kera ari ibintu twayaga dukora abana kwa gukunda nyine ngo gukina agapira n'iki, rero ugasanga uri mutoya kandi ayirenje wari gushaka kongera imyaka, ya myaka yawe none araho wagera imbere ugakenera imike kongera ugasubira. Ariko kugabanya niyo case yatobayeho nk'ibintu by'imipira byaje ukiri mutoya urazamuye wigeze mukuru ugeze imbere bahisa guciraho umurongo urongera usubira. Nimba nibuka neza ibintu by'imipira
twe tugera nka segonderi urumva nyine twize mande twize turi kumwe n'abantu bashaje siko niga mu wa kabiri njye niganye n'abantu mu wa kabiri bafite abagore twigana n'umuntu afite mu wa kabiri segonderi afite nk'imyaka nka 25 abo twiganye bakoze twahuye segonderi ni nabo kenshi kenshi wasanga rero aba chef de classe baba bagura umuntu mukuru urumva ntago ari kubura umwana ngo bazakwemera n'imipira seko n'undi bose usibye igihagararo barebaga umuremure cyane waba uri mugufi utuye ku butaka ikaba ari ikibazo byabaga ari ibibazo ni ngo hari n'abantu bari bafite talent y'ubuyobozi ariko kubera kugira ngo hari n'ibintu twigeze tuvugaho sizi mu byibuka talent y'ubuyobozi uyisijyubutsa chef wanjye ubu type bari baragize chef muri classe superieur amugize chef ngira ngo abaye president speech zose akita zigira ibintu biri diplomasi ziteguye ubona yabigize ibintu biri diplomasi kandi turi classe waba wakoze n'ikosa waderaje nk'abantu bagize nabi akakujyana inyuma y'ishuri akaguha amawayiza hanya kukubwira ukajya mubonamo nk'umudepite senateri president umuntu ateminiye ntabwo ikintu cyambabaje nuko iyo domaine atari yo yinjiyemo winjiye mu yindi domaine numvaga ko rero ukuntu akiba chef sawa seriye yigira umuntu wadanje speech rero akajya ashaka no kwigana nyine ariko umukuru w'igihugu akashaka kuvuga nkawe arimo yitsamo gake gake ajya buri avuga ati sha ibyo wigira nibyo kunera ishuri ngiye kamubwiza kuri nimba aravuye segonderi kandi nirangiza nta nakantu uyoboye yewe so nayoboye abananira kuba wayoboye ariko icyo gikundi nabarizwa se ni gute uva mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu ukagera mu wa gatandatu nta muntu n'umwe urakwizera batarakwizera njye nagenda niyamamaza cyakora kereka chef w'ishuri kwiyamamaza ukamera nka mutipe uheruka kwiyamamaza ngo ubona ngenda ubona nta cyizere nifitiye nawe bakaba ariko bakubona njye niyamamaje ahantu henshi birapfa banga kuntora ariko cyangwa nawe ugaherekeza biyamamaje ngeze muri section mane kwiyamamaza nariyamamaje ibintu niyamamarije ntabwo nabivuga ariko banze kuntora ariko baje kungira umushefu w'ishuri bari baragize chef y'inoza baje kugira umushefu w'ishuri kabisa umwaka umwe naye narawuyoboye urumva no muri CV mbyandikamo ko nayo ega experience no se barayitoragura ariko sha nese meze nk'umuntu utarayoboye niko aya nawe se baba nabo bagereranye ari Nedi wayoboye abasakuje kuri list ayoboye buri gihe ari kuri number 1 ariko nigeze no kuyobora mu kagari da akora bwo nuko nayoboye uwo nagiye magarariye aho yari yakwita akagari ibona andakaza kumwe bakutungura uri hafi aho ngaho ugirira nagiye kujya mu bintu by'ingando n'iki bahita bareba umuntu uri hafi aho ngaho bashinze gutya rumva nyine gihe baranomiye no kuko ni hahandi ari igihe bigera nk'ahantu akaba nka kesi babona nyine babuze umuntu burundu babuze umuntu byagenze kuri aho bita kuri ngo kuri mita yanyuma n'iciriyo noneho harimo n'ibintu by'amatika ati mamagara wari abaye nk'umwami w'ububirigi ushobora kuba ari we niwe bajya gutora hanze atararimo amatika tujye kuzana uw'inyuma iyo buri igikara n'icyo gihe ntabwo baba baragutoye sinkubeshye bari kwimura amatora akaba undi muzi abaye nk'umwami w'ububirigi bayisobanura ku mpamvu z'ayobore hano akaba arimo nk'umuntu wenda waba warigeze ugurira nk'agacupano muri karitsiye nta n'icyo nari nafite icyo gihe nacyo nari no gukora no mu ishuri ncunganwa n'ikayi gusa nari kumugurira ikiminerivari mwana yanjye sasa se hari ibintu twiye dushaka kuvuga hari ibintu nashatse kukubazaho ibintu byo mu minsi yashize bijyanye na ntuze n'ibintu bya DNA n'ibiki byegeze bisakuza byateje impagarara n'iki
ariko sinzi iyi minsi imenya bitakiri gukorwa. ubundi mu Rwanda iyo ikintu ari gishyashya kigira abantu bagikurikira. Okay, iki ngiye kubwira nuko byitabiriwe cyane, abantu babyishoyemo ku rwego handi bateje ambuteyage. Kirya gihe rero bikiza rano niyo defo tugira nyine yakana ari gashyashya turagaharara. Nawe usenari heruka kuba weekend yageze aya mastade niki rero nabiriya ni mubiri yabyo, umubiri ya DNA nayo yari icyo cyari cyakizweho. Urabisi ko kiriya kigo kiza baracyamamaje bya hatari bihagije, noneho abantu bose bahita batangira gushidikanya. Uzi ko na papa yaragiye gushaka yaragiye ariko yaragiye nawe gukoresha ya DNA. Ariko rero biriya bintu se ngiye ko mbibona ariko bifi, ariko biriya bintu ni byiza. Sinzi wowe nimba wumva, sinzi ukuntu byumva. Nk'ubu nka muzehe wawe ndagenda agapimisha cyangwa agasanga imyaka yose agasanga yaruhiye ubusa. Ese ko twabyita ko yaruhiye ubusa? Sangabyo n'uburyo namunaniye. Wenda nimba ari nk'ibyo wabara mumariye nyuma yo wakoreze Kaminevare yose yatanze atari kwicuza avuga ati kabisa umuhungu wanjye ntago kabura, ariko nyine cyari bamufuti menshi nzi namukore gusa. Ariko none akajya nibaza kuki aba bana kuki umwana atankurikije, ariko n'umubyeyi ashaka kugutoza ari ryaba nibaza aguri mu murongo wo gwaciya. Bari abagabo sinakubisha, abagabo nta namakuru baba bifitiye gusa. Bino bi staff ni ibintu byeza. Je mfite story y'umuntu na mutipe twiganye wo mu jama za 2019 yibarutse umwana wa gatatu ariko batabana. Ati byemeze gutera umudada wigaga ku kindi kigo byari begeranye, nyine byari byegeranye naho twiga. Noneho umudada barakundanaga. Urabona muri generation nyinshi harimo inkubiswe n'amafaranga batangira kuyabona mugeze muri 40 udafite background yiwanyu ngibi yaragupushinze cyangwa ugira indi background y'ikindi kintu, wenda hagira undi muntu gutora kuko ari n'igiwanyu y'abadakaze bakagutora imihanda bakahita bagira iki bagusunika. Rero mu jama nta kintu yarariyo. Wabo umukobwa bamushakira umugabo ufite ifaranga nyine to ryadaje. Noneho umukobwa agenda atishimiye iki wa mugabo wiwe. Ageze mu rugo ntiyaca connection na mama ex yo ku ishuri. Ni gari ira aho ngaho nyine byandi by'ubushize mbisha barabivuze ngo gitwe wareva n'ibiki yire niyo yari afite yonyine nta kintu bakamatira kari aho ngaho nyine. Nawe abizi geto nawe ukuntu zazimesa. Arangije umukobwa akajya ava ku mugabo we akaza gutera inkunga boyfriend. Kurumva nyine bya bindi ya mwatreta yavuze ngo ndashimira my wife and my girlfriend. Ariko nibyo tawe rero umudada nawe yari afite husband and boyfriend. Urumva umugabo yafata isafari agiye za China kurangura kuko yari umucuruzi. Mudada akita naye yambara akajya gutera iki inkunga akajya muri tuzamurane gahunda bita tuzamurane. Rom type umwana wa mbere azaru uwo mujama, wa kabiri azaru uwo mujama, fini n'uwa gatatu. Bivuga ngo uwo mupapa nta bese nta mwanya yabonye wapi nawe buriya we naguze igitsina gwe we yashatse yakubyarira akunda byari washatse ntiyakubyara. None se uyimuteje akabikura. Ni nayo mpamvu wenda sinzi nimba wenda nabivanze, ariko niyo mpamvu usanga igitsina gore buriya akantu kajyanye no gushaka n'abantu rwose nta rugumi. We umuntu ufite gahunda biroroshye, umuntu wese witwa ko afite gahunda biroroshye kujya kubana nawe, kuko we ikintu ubona abashaka cyane. N'abandi wenda bazagenda baduha ibitekerezo kugira ahantu runaka, urumva abari address
noneho muri iyi aderese niwe controller, urumva niwe uri kumanaginga ibintu muvoma zose, urumva yaba umwana uzamutura mu nda niwe we managinga akavuga ati igihe ashakiye nibwo arakira kandi akakira uwo ashatse. Ariko ikintu cyiza Imana yakoreye abagabo bose abantu benshi kabisa, amaso yawe niyo mpamvu nari maze kuvugaho cya deni cyaba umuye, amaso yawe gayago nabona ntago ushobora kureba, nta mugabo azagira umugabo azabivuge ko ushobora kwicara ukareba umwana ukavuga ngo uyu mwana ntabyo wamenya, kereka wenda wagiye nko mu kabari bakakubwira ngo uriya mwana twabonye nda asa na ntuza, asa n'akazungu wo kuri butike cyangwa asa na gitifu, urumva umugore ahita agukubitira mu cyico ushanga umufite ibitugu biteye kimwe kandi tubona bisa mbese ari ubwo wireba abagabo bagira urukundo. Genda icyo nkundira mwana warakoze kabisa, ireba mu mugongo wowe urabireba, urumva iyo bakubwiye ngo reba ngo hano ngo ahangaha ngo neza hano ngo uhinira ngo sa nk'ufunga igipfunsi, hano ngo barabi neza birasa mufunga igipfunsi kimwe urumva ubundi kubera ko forume z'abantu ni zimwe. Ubundi abantu baca n'abajyaga bavuga ngo umwana uvukiye muri urwo rugo aba ari uwawe, isi kose ubundi bikimeze ariko ntabwo ariko bikiri ubu ngubu, hatarazi inkubiri y'ibyo bya deni n'iki za deni gitiza isibanganya nyine. Ariko rwose abantu wenda abantu bazanatubwira, bazatwandikira batubwire muri comment, ese koko yaraje ntabwo nzi neza amakuru, ariko natekereza yuko bashobora kuba ari ukuntu bayigabanyirije umuvuduko, bashobora kuba ari ukuntu babigize babihagaritse bitewe ubuze ukuntu kugira bihagarare hajemo ngo nimba itegeko ryo kujya mu rukiko kuvuga impamvu ukarega usaba gukoresha deni, urabanza ukarega umugore akajya kwitaba mukajya kuburana, mwasezeranye gusa ariko uwo mwasezeranye niyo yaba ari uwo hanze uri kumugushinja, niyo yaba ari wa mukobwa mukundana wayibyaniye mu rugo, wowe noneho ukajya wumva amakuru bakubwira ngo uriya mwana asa nk'uwaneye ntabwo ari uwazigi, ariko ntangiye abana cyangwa ntabwo ari uwazigi rwose, hari abajama banjye noneho bakabizi ko jye nawe turaziranye ndakugendera mu rugo n'iki, urumva uhita wowe ugira amakenga. Niyo nawe utangiye kumva ufite akangononwa, barasabye ati wowe jya kurega, utanga ikirego mu rukiko rubaho urupapuro mujye Kacyiru, ntabwo ari ukujyana umuntu nyine rwihishwa ngo ujye gupimisha. None se ugureka nkubaza, wenda ko ushobora kuba ushaka gukoresha ADN wenyine, umugore atabishaka wenda, cyangwa umugore nakanye banga umugore ngabishaka utabishaka, ibyo nibibaho atabishaka ni rwa rukiko ujya kurega wenyine ukamutegeka akamubaga gukubita urupapuro kwemera kwinjira kuri Rwanda Forensic. None se ubwo mu rukiko nta kintu wishyura, amagarama y'urubanza rurangira nta magarama utanze, ese barahirwa abacamanza barahirwa, ariko habaho kugusonera se ngo urumukene, hari ibintu bibabuze ko babona bavuka ba leta se bubuntu se reka nkubaza adeni ubwageze 300,000 urumva adeni na mituweli ijyaho ivenarama ni cash wishyura ya cash cya momo cyangwa n'indi izindi process wishyura ukoresheje za ATM na za noneho urumva ayo mafaranga ntabwo wajya mu rukiko kurega uzi ngo uzishyura 300 numva 500 imbara amasaha 28 noneho 300 bikaba iminsi 3 gutyo nimba atari utegereje igisubizo. Urumva nyine bagiye babishyira mu byiciro, ushaka ibiri cap wishyura menshi, ushaka bya make bizatinda wishyura makeya ugategereza. Ese bakamubaze akantu k'amasiko kwerewe ukurikije urebye ubona nk'ikintu cyatumye bagabanyura umuvuduko mbese cyangwa bagakura uburyo hari ubwisanzure
bwo kugenda ukakora test uko ushaka ukaba wabyuka mu gitondo ugahita wigendera, ari nk'iye mpamvu. Impamvu yanjye rero ngende kuko mbyumva, abagabo benshi baje gusanga mu bana banafite azasanga ari umwe yasigaranye, abandi bose arabo kwa Rutwe, Esto, n'abaegisendi, urumva umuturanyi mwiza, inshuti y'umuryango, urumva noneho benshi hatabagira ubwo bwoba ako byo babikura. Urumva nimba wa mbere wumvishije amakuru wagiye ubyumva, umwe ngo aragiye ngo mu bana ngo batatu afite ngo nta n'umwe wiburimo, wasanze ariko ugize amahirwe hari n'undi none numvishije we yakoze accident. Urumva mu gukora accident abo batakaza amaraso, bashaka umuntu bahuje baheriwe, bahera mu rugo iwe. Umuganga upimye umuhungu wa mbere yari umusore nyine, asanga afite amaraso akamanaye, afata umukobwa nawe wapi gera ku mwana wa gatanu. Noneho umuganga itagira amatsiko akurikiza umuntu, none kwa kundi ubuvurwa n'umuntu wawe deja mwiganye muri abashumi, ni muri prive nyine, wahita namupima ngo arebe ese Ziggy arabyara, mbonye abana bose nta n'umwe wiwurimo, kandi mbere yuko mbimubwira yabanze ndebe, aranamupima, kumupima sanga n'ubundi wapi, bifashisha undi wo hanze nyine ajya kuyashaka. Icyo ari kumvaga ko yashakaga guhera mu biwe ba hafi, arariyamara, nyuma yo gukira aza kumuha ibisubizo. Icyakurikiyeho ni uko ngo uwo mugabo amakuru nimba ari muri Nigeria yaje kugira yaje gutwika umugore amumenyeho amazi, ahita atwika n'inzu bose n'abana, ahita yijyana kuri polisi. njye no mu bintu ndeba mugani dukurikije n'umuco kera, ga n'umuco uziko kera baravuga ngo abaturanyi babyara abana basa, ako ni akantu ka kera kandi nta kintu kari gatwaye abantu. Rero yumvire oya sinzi ko nabyo kera nora n'ibyo bintu mugane byo gupimisha ane kintu bivase deswini bimaze iki stress umuntu nimba ari yaribereyeho yiturije yifitiye amahoro, ubona amazi imyaka 30 stress babisubiyemo bakamanuka no hasi no bantu bakuze n'iki she byaba ari bibaza. Hari abantu bamwe bazicwa n'imitima, ari abakire batajyashobora nyine karakaza kuboneza urubyaro na gutera akabariro, urumva batajya byemera, kandi afite byose, afite kashi, afite ubuzima bwiza. Urumva nta muntu uhora bajya kwivuriza inyuma y'igihugu za USA, London, uhora agenda nyine, ugasanga kugira ngo abyare bamuvoma iki inanga, urumva akajya kubihuriza laboratoire kano nimvugo bita ngo ukuvoma sha nese ugavuga gute ni ukuvoma mana, akajya kubihuriza laboratoire kumupakurura, barakubihuriza labo bakabishyira umugore wiwe, noneho bagatera inanga se ku muntu, bakabitera umugore. Urumva nyine abantu b'iyi minsi babaye nk'inyamaswa, kandi bagutera inanga bakamutera inanga, urumva uzahurira laboratoire akabyara uwa mbere wa kabiri, kandi uwo mugore asitera akaguma muri rwa rugo, abizi yuko umugabo atabinoza, ivuye n'umugabo abizi yuko nubwo atabinoza umugore we ko biri kose amuca inyuma, ariko nabyare hanze bagahitamo kwituriza. Urumva nibyo wari uri kuvuga ngo bishyize mu mahoro, ngo urabona ngo abana b'abaturanyi we, ngo abaturanyi babyara abana basa, urabizi nyine. Ariko kera nta kintu byabaga bitwaye, uzige ninjoro yo baraye isafari simbuka urugo akazi wawe, yarasimbukaga urugo, ako asimbuka nawe ukarusimbuka, nawe ugasimbuka gutyo nyine tu abandi, noneho gutyo. None ibaze noneho ngo barusimbukira watabona nuko rusimbuka, ariko rero ibibazo ngo agahinda waba afite, ariko rero
abizi we baraza baza kuhanogereza ariko we ntabinoze usanga nyine arabizi avuye kwa runaka byanogejwe ubundi tutabeshye tuvugishije ukuri iyo twemeraga n'imbaraga nyari igihe byanga nubwo biriya bintu nk'uko buri ikibazo akuze ko biriya bintu ubona buriya bitari bakwiye ko abantu bakwiye kujya banyuzwa ahantu mu myitozo mbere yuko babijyaho hari abantu baba baripanze ikibuga kera cyane urumva bakabanza bakamenya ngo iki kibuga kiba kimeze gutya ariko hari abantu mu by'ukuri harimo bamwebwe ngewe nyine wapi ibyo bintu ntabwo njya ngerageza ntabwo mbese nirinze ntabwo wajya mu kibuga hari abantu nyine babishoboye nanjye nemera ariko nkanjye ibyanjye tubiretse kandi igire muri rusange urumva ni ukuvuga ngo uzi kujya gukora ibintu gukora ibintu shuri numvisha ryo muri Australia oya geka nkubwize kuri bigisha ngo gukora sex ese ubu none se kukireka reba muri iki gihe jya ku maradiyo urebe ibibazo byose biriho urebe biki bande ntanire mvuga amazina saa 9 z'ijoro waba uri kwigisha ibintu gahunda inozwe gutya biriya bintu ari amaco y'inka none se tuvuga ko nta bantu byafashije yire hari abo byafashije ariko ni yashaka bari umwe abenshi ntabesiko ariko rero kamubwiza ukuri wenda tuvanyemo ibintu by'imiti tuvanyemo imiti ikibazo nyine waza kubyigisha je no kwamamaza nozo product ariko nubwo yakwamamaza hari umuntu w'inkwakuzi buri bo watoyemo akantu hakiri kare akahita nakumvisha uburyo umuti arojyo beshya abantu ugakura mu Budage yarangiza akitongera akandi kantu na muganga wo muri leta akuyakubwira umuganga usanzwe pana hano bibya ngo nywa amazi menshi amazi tureze no ubuzima kura siporo burarikuze baranigera ikintu utazi buranakere buranga iyo umupfumu yagagiye kukuragurira bene nambere ukuntu yakubazaga ibintu akabanza kumva ibyaha kugira ngo ugende umugeza he tuvuga nk'umugore akaza avuga ati kose ngiye umugabo wawe nkubitaye wanibicyongeze yageze mu rugo abari ibibazo amoza ku nkeke noneho umupfumu guba kera bo mu Rwanda ntago bakoreshaga ibyo bita ibintu ngo by'imbaraga n'ibyo tuvuga ngo ntago bagiraga ibintu by'imbaraga nka birabya bya juju byo ruguririye za Nigeria ahubwo bo bamwe bameze nk'abafilosofi urumva gute yaravugaga ati uyu noneho rero sasa umugabo wawe aragukubita akoza ku nkeke hari ibiryo atishimye ibiki byose cyangwa ntarira mu rugo rwawe akabatirika nkwereke rero guhera aka kanya agahita agenda yabaga afite nk'ahantu bariye nk'inyama yazanye nk'igufwa agatanga nk'igufwa ry'ihene urumva akakubwira ukuntu ari igufwa ry'inyamaswa yanditse mu mateka hari inyamaswa ziba ziri mu bintu za nkuru z'impimbano urumva gaswiri gusa nkubwiye nk'umuntu nk'igitera mwana wenda igitera wakimera ikinyogote vugisha ukuri ikinyogote hari umuntu arabona ikinyogote muri parike vugisha ukuri vugisha ukuri kuva aho wagendeye wenda mu Rwanda n'ibiki se bibaye ubona ku mavideo ikinyogote ninde muno agasamunyiga nino kaza ahubwo ko ngaho none akubwira ati ni gufa ry'agasamunyiga yamara kuri guha agasaga n'ibintu by'ibyatsi byumye urumva akakubwira nyine ko ari niba barya inkoko akavanga muri ibintu biraho urumva yarangiza akakubwira ati genda ubifate ubishyire mushyire munsi y'uburiri numara kubishyira munsi y'uburiri umwitwareho neza noneho nurangiza wowe umugabo wawe akigera mu rugo urumva ugihita kugenda umwanya ugihita umubwira ati umugabo mwiza waje uhite ngo wumva umwoza ibirenge urumva agahita akubwira inshingano zose wagakwiye udakora urumva ubwawe wari warirengagije izo zateraga izo nama noneho wamara kubikora n'umugabo rego icyo bikora ahita atunguruka wabikora umugabo agahita avuga ati wow ahita tuzi bikamucanga handi n'intege zo kugira gute bya bindi bavuga nyine ngo cishwa hajunjama ikindi bintu cishwa ariko urumva ko nyuma yaho umugabo bamuhaye iyo miti umupfumu wa kera abaga umwana mwiza tubyumvikana umwana mwiza urumva ukunda abana iyo cishwa
wenda asanga bamwe na bamwe bari bayizi mu gihe byananiranye umugore wenda yakoze turiya tuntu tukanga, umupfumu kagaruka yahita akavuga yamaze kugira ibintu wabikoze neza, yaramubwiraga ati nudakora iki kintu uriya muti ntuzakora. Noneho nyuma yamubwira ati narabikoze ahubwo noneho ngenda nanarenzaho nkora n'ibindi bintu mu byo utarambwiye ndenzaho kugira ngo ibintu bigende neza. Umupfumu yahita akavuga ati yabaga wenda aziranye n'undi muntu urenze cyangwa n'iki n'izo cishwa, ntabwo urumva nk'uwo muntu aba yariteganyije utuntu twa backup mu gihe iyi system yanze. Bafite backup ugenda ukawujunjamisha umuntu iki agatuza bakamugabanya ubwo uburemere bwo mu mutwe we. None se ko nyine nibwo nyuma yaho yazaga akagira ute akakubita umuti nawe akawufata babaye umupfumu akaguhe mu mwanzo avuga ati mugabo iyo migenza mfumu bakoraga ubu yarimutse asigaye mu bakozi b'Imana, kuko ubu usanga bo bagira gutya bakabyica. Usanga we yamenye ibyawe mu rugo bimeze gutya n'iki akita kubwira uburyo ari shitani iri kumukoresha. Igihe undi we yahitaga gushakira ikiguturisha mu bwonko akagushakira iyo mitaka ku oya deje no abantu bakera bari bafite ubwonko bukora neza, agahita gushakira ibindi bintu. Ubwonko bw'ubu bwarapudetinze ese ubundi ariko kuri iriya topic y'inoza deni kuri noza deni n'ubundi urebye ubundi yari ifite umumaro cyangwa yari ije kugira oya gusenya. Oya babitekereje riga nk'abantu ikintu numva ku muntu wayikoresha ni igihe harimo nk'umuntu uri kwihakana abiwe, sibyo bikaba ngombwa ko babimwemeza ati nibo n'abawe. Rero nanone kabiri kundi bari goza urumva yuko n'ubundi abantu baje bahinduye systeme baka kugira baca ibintu byakavuye n'iki wenda no kuba bateze ibibazo mu ngo zimwe na zimwe. Niyo mpamvu bashyizeho gahunda yo kugira ute imeze nk'iyakure yo kujya ubenza ukagenda ugaca mu tuyira runaka kugira bakugore, urumva kugira ngo bakugore. Reka amateka abantu bakoze bose barayazi, n'abo bantu barimo hejuru bose baba baza bagiye bakora ibintu bya gahunda n'iki bagenda bazitunganya bavuga bati urumva n'ije bizagarukira. Ariko abantu muri kamere y'abantu benshi ntabwo bakunda ibintu by'imanza, ntabwo abantu bakunda ibintu byo kujya mu nkiko. Ubundi urubanza ubuzinga imanza ni ugufungwa, niyo myumvire dufite. Hataba gufungwa se uzi kwitabira inozi imanza iki byose ugahamagazwa ntashabitesha umutwe kabisa. Ngo guhamagazwa muri cya kigo ngo genda wambaye ikote. Ariko ikintu warumbajijeho sinzi niba nkina kibuka neza bigenje neza waronshishije ku ruhande utuma genda wabonye upimisha ADN. Urumva ku munyarwanda hari inyungu zagaragaje nyine inyungu yaragaragaye. Ubundi reka mubwire ikintu nakubwira cyo ukuri ko ni kumwe, nubwo bavuga kuri ngo kurakiza ariko nimba ikintu kiba cyicisha abantu benshi ni ukuri kwinshi ni danje. Hari ukuri umenya nyuma ukajya wicuza ukavuga ati ukuri iyo nakumenya naye kuba nimere neza ko n'ubundi ukuri se kwese. Ni ukuvuga ngo biriya bintu wenda kwenda kuba afite kuba afite wenda ibibazo n'iki bashaka gukemura, wenda abantu bashakanye aho kugira ngo babane barwanira wenda kesi runaka bagenda wenda bakabimenya bagatana ku mahoro, kuko igihe umugabo wenda yamaze gukeka yuko ari uko bimeze buriya kaba kabaye kugeza igihe bazagenda bakagira gutya intambara ibitangiye, kugeza igihe bazagenda bataragira igihe bazagenda bakabireba intambara biba byarangiye, urugo ruba rwarangiye kabisa, nta bwumvikane ntaki. Ako kantu ko kari akantu k'ingenzi gusa hari n'abantu baba batabishaka badakeneye ari abantu bashaka kwishima muri ino si wa bakeneye kuba mu mutima bamerewe neza, adakeneye izo stress
azi neza ko ubuzima ari bugufi nta mwanya wo kujya kwirirwa ajya gusakuza n'iki, urwana n'iki. azi neza yuko ashobora no kuba yaranarezwe nawe ari imfubyi cyangwa Ese wa ki, mugani we nawe ashobora ntiwasanga ikindi n'ubundi nawe. ashobora no kwitekerezaho n'akareba asubiye mu bihe by'inyuma ntahasanga agiye no mu miryango yawe ashobora kujya bagasanga nawe n'ubundi wo yita se Apfana nawe. si we, Usanga nta kintu apfana nawe. ugasanga nta kintu apfana nawe. Ukamera Yarangiza- nk'amugana ati ubwo umubyeyi abwiye umwana wiwe ngo muri karitsiye ndajya yapfa umugabo cyangwa umusaza ibyo umurira wabona ari naso. ako niko bimeze. He ntukirye ku musaza wese uri muri karitsiye. Kuri karitsiye. Noneho rero sasa umugabo urimo mu hari ikintu noneho giteye n'ubwoba mwana, hari ikintu giteye ubwoba. Wowe uzi ko hari story nzi y'umutipe ngo yavuye za Rusizi, urumva ajya kwiga, menya ajya kwiga kaminuza Nyagatare, ari ubwa mbere kandi agiyeyo, urumva bakajya bamubwira, agezeyo abantu bakajya bamuhamagara, umuntu hari umutipe ngo wo mu miryango aho hafi aho, ashobora kuba nimba yari yaragiye nka za Uganda ntago mbizi, yarahageze abantu bakajya bamuhamagara amazina y'awa muntu uzi ngo yaje asa na wa mutipe photocopy, noneho abantu bakamubona bavuga ngo se ngo runaka yaragarutse, kumbi runaka yaragarutse, ntitwabimenya ntimwatubwira. Wowe sikia sasa, reka nkohereze inkuru yose uko imeze, urumva noneho umutipe ahubwo n'abantu wabo wa muhungu batangiye kugira ibibazo bavuga se umuntu bari kuvuga muri karitsiye bari bataranamubona, bavuga ngo runaka yaje ngo reka ngo bashanga umureko tubesha ngo turabizi bya bindi byanyu niki, ubwo yaje ameze neza none mushaka kubyererana. Umuhungu nawe yagize ikibazo, abantu bamubwiye ibintu, abana bakamuhamagara arangije aza kuvugana nande, ahamagara iwabo tu i Rusizi, arabaza ibintu bimeze bite, ko numvishwa ahantu banyita uyu n'uyu biki. Umukecuru burya umukecuru baba bavuga aba ari nyarwenge, abazi neza n'ingendo wenda z'umusaza yabaga yarazikurikiranye. Umukecuru nibwo yaje gutekereza avuga ati ariko urabizi, uzi yuko umusaza yigeze burya akorera muri izo karitsiye kera. Umusaza ntabwo yari akina ariho, amwe ati uri umusaza yari akoreye, ahubwo ati natwe ubwo tubashije kumirwa, aje guperereza se amahirwe nyine iso uwo muhungu urumva w'i Rusizi ntabwo yari akiriho. Uwo rero nyina w'uwo muntu uzi w'uwo mutipe nyine wa Rusizi, apana aho yari yaragiye twiga, yaje kugira baraganira, basanga umukecuru burya bafite ibanga rimwe rikomeye cyane, ababyeyi barabika kabisa, ababyeyi bamamasha umva respect kabisa, asanga n'umuvandimwe aravuga ati bura mbikubwira ariko niko bimeze kabisa, ubwo ngo amaraso ntiwamenya ukuntu dore ni nayo mpamvu ushobora nkawe nk'ubu rwose ubwiza ukuri ntizabura karitsiye ujyamo bakubwira baravuga ati do tusa n'umwana wo kwa runaka hano hepfo, urumva bakikubwira izo nkuru uzahita ujya wirukanka ujye kureba umukobwa wamubyaye urebe ko nta hantu muziranye, hari igihe aba yaramukwimye bitewe n'iki, ni uko muri icyo gihe wari mabi nta kintu wari wifitiye, urumva akareba undi mugabo, kuko abagabo turasayidirana, abagabo buriya kubaka nicyo bita kubaka igihugu. Akagusayidira, ni nayo mpamvu urumva mugari kubera n'umuco wacu ukuntu umeze, ibintu bya deni rwose ahubwo bazongera imintuze kubikoresha bizajye babihenze cyane bikomere, kuko cyari ko mbyumva kubera umuco, kubera ndi ku ruhande rw'iki rw'umuco, ndinde wo kujya gukora y'umuco, ndi ku ruhande rw'umuco, nkurikije izo muvoma, nkurikije uburyo cyo umuntu anyura ahantu bakamubwira ngo hari umwana ngo twabonye musa, kugira ngo uzajye gusenyera umuvandimwe
bitwaye iki? Bitwaye iki rwose wigumiye aho wigumiye nawe n'iki tukagenda dufashanya kubaka igihugu, kwishyira amahoro nyine mugasayidirana nawe ugasayidira abandi gutyo, nawe hari igihe ushobora gusanga ari abari kugusayidira. Sinkubeshye utazanagira ngo wicare uvuge ngo yewe kwa kuno umusore yivugisha ngo cyangwa ndiyize ngo nge ngo nta hantu uye banakoza wenda umukecuru akoza nta hantu wateye ndo kubango ntayo, ahubwo nuko batakubwiye yuko wayiteye, nuko utafashwe. Ikindi nuko yagushyiriyemo imiyaga uriya mukobwa arareba bati nyagopfa uko ntemereye ni n'ubundi ntariho. Reka none byanakunda mana, kuko nta muntu utamenya ise w'umwana. Wari ubizi se ayo makuru? Kuva ku ishuri urumusizeyo akanga kubikubwira ugataha. Benshi basaga twiga kure yaho tunatuye, nyuma finally kazabona uhuye nawe gutyo cyangwa bakamukoza nawe. Umushoferi umwe wo muri kampani imwe navuze cyari barasirikira gutya mu kazi gira yakoraga mu Burasirazuba za Nyagatare Rwamagana. Nageze Kayonza arumdada nyine yari yaragize gutya arahanyura yanyuze gutyo agenda yimanukiye. Rero umutipe akajyamamaga bakusenga kutaza kureba umwana wawe, noneho we ajyanga ni za joke z'abakobwa nabirenze mwakuri kubita umwana akiza imyaka 5. Umudada we umugore yarabizi ko umugabo wiwe babyaranye ahora muri zo karitsiye atwara agenda. Rero umunsi umwe bamukubise icyapa cya Kayonza, Kigali Kayonza, aragenda muri ya karitsiye. Umugore yarabizi nyine aho yahoraga yaramushyizeho abantu ngo bazamubwire. Araza y'imodoka mu gitondo ari bufate mu gitondo zikoze laboro zizinduka ari buzi Kigali. Yari ifite icyapa ngo cya saa 12 gutyo. Yageze ku cyapa agiye gupakira, Kwasiteri ahita asangamo umwana. Yatwara Kwasiteri umuhungu, bamushyiremo n'utwenda bamuterekamo bagi ku ntebe. Umugore ahita amubwira ngo igihe naguhamagariye uyu munsi birarangiye, fata umuhungu wawe, uri umuntu w'umugabo genda umurere, ufite n'akazi, ngendana niwe kwirirwa aribyo n'iki nkwirirwa nkwamagara ukankwepa. Dore urabona umushoferi na adresse aba afite izigaragara. Uyu munsi yaraye Nyagatare, ejo yaraye Rwamagana, yari i Kigali. Urumva nyine gufatisha umuntu nk'uwo ngo biba bigoye. Rero umutipe agira ngo ni imikino, umugore ahita agenda yakije Kwasiteri. Mwanya umwe baramubukingira kuri agence bavugumisha, yirirwa mubungana muvana Kayonza muzana Kigali arongera apakira. Kandi sha umwana wamushyizemo politike ati umucunge niyo yasohoka akajyayo, umugenda hanga ufasha uwo ni wewe azaparika umwana agasohoka, yagaruka nagasubira muri ya ntebe bamubwiye ntuyivemo. Rero umukozi wo kuri agence aramubwira ati ariko se wamujyanye ukamusiga i Kigali kuri n'undi uri bwonge uri butahire ukamucyura. Wape umwana yanze kumva, sohoka muri Kwasiteri briefing babamuhaye nakwicara nagashaka kugenda. Ariko ikintu bakoze umwanya n'ubundi umwanya we barawubukinze. Akazi karangiye nimugoroba aramufata ati tugende tujye mu rugo. Afite undi mugore kayibazo none uwo mugore bazanye undi mwana atabizi. Kubera iki? Umutipe baramamagaraga ati se urabona uyu mwana urabizi no twakoze ukanga kuza gufata umwana wawe. Teka wawe nzakubwira, ahora muri nzakubwira umwaka ibiri. Umva umwana yanavutse adahari. Finally rero nandi ukuntu bafata umwanzuro, ndi bafata bawutekerejeho kandi abari simusiga iyo bagwagurukiye bari burundu kandi aho wahongera. Yaragiye yaramumuza ndamushyira nawe umwana nawe yari umuhungu ari umusoda nawe arabyumva cyane. Babara namuhaye inkuru imyaka yose guhera umwaka umwe bamukubita inkuru yo yanamubwira agatsi k'inkweto zashize. Ikibazo se so wawe
inkweto ziracika si so wawubanza none bamubwiye ati genda uhangane nawe mumere genda gutya umufate ntuzongera wana bya bintu wambazaga byose niwe bibaza arabifite ntacyo abuze mfite amafaranga urumva yaranamubwiye ubwo ngubwo iriya modoka niye ari yashatse kurira ubwo umwana rero kubona imodoka nk'iyo mu myaka itanu aho nari nini cyane n'abantu bajya nabigenza kabisa barakiza aba bantu bose urumva kuva i Kigali akamumanura akamugarura na twa dufaranga agenda bamukubita ku nzira abashoferi udufaranga agenda bara mu nzira umwana akitaho gatisha hano ho nakize sindi bukuveho irangira umupapa mukuyemo parika imodoka mu igaraje aho zararaga acyura umwana ubwo rero hari umunsi uzaba uri mu nzira utabizi oya siko nafashe umwanzuro ubone bahise bamuguhesa nti enda jye wanyweye ariko rero nabwo byaba ari batarandabuye yuze wanandabura ukambwira ati umaze guhindura simukadi kangahe nta simukadi nigeze mpindura njyewe MTN imwe idahinduka ikibazo ni ukuvuga ngo umuntu ubaye atarandabuye yaba ari amakosa ye rwose yaba yaravuze ati uyu mutipe murebye ukuntu ameze ntago mukwiriye hari undi muntu umukwiriye bitewe no kumutekerereza n'ubuzima bwiza avuga ati uyu mutipe nta buzima bwiza afite urumva nawe n'inyagupfa rwose aho yarari bikanga akavuga ati umushyira rwose ibi ni ibintu birebire byazatumira n'abantu babatumirwa benshi cyane ntabwo bijya birangira ahantu hose mbona baba babivuga n'iki bamwe ntibazi n'irengero nta n'ikintu kiri official bari batangaza bavuga ngo bigenze simbizi kana kuba narakurikiranye basanga byaranatangajwe bavuga ngo ibintu bigomba kugenda gutya ariko sinzi nimba wenda ari uburyo kiba bitangaje runaka bavuga ngo ibijyanye wenda nanuze na ADN cyangwa DNA nukwera aka kanya bigenze gutya na gutya kubera ko ntago nge nakurikiranye cyane ariko kuri njyewe umwanzuro wafashe ni mwiza ubwo ni mwiza rwose nanjye ku rundi ruhande numva birari stress kuba umuntu aba ari stress dufite stress zihagije kabisa mpamvu yo kwiyongerera izindi dufite stress zihagije ibyo kujya gukurikirana ngo nta kintu bimaze dufite byinshi byo kudusenya turwana nabyo ngo twiyubake kwanzura twikomereza na kabisa mbo mu bindi urumva ari ibyo ubutaha tuvuga ku bindi bintu bitandukanye ibintu byinshi byataniye duca no kwigarukaho bitewe n'amakomenti komenti ibyo bazatubwira n'abazaduha n'ibitekerezo duca no kwigarukaho ibitekerezo byanyu birakenewe ibyo twakosora ibitameze neza ibintu nk'ibyo ngibyo byose kandi tubibutsa nyaboneka rwose mukore subscribe mukore like sharing turacyari gutangira abantu turacyari kwirwana ngo dushyigikire uko mushoboye ni ibintu byoroshye cyane kandi ndabizi ko nta mutima mubi ubwo nakagaruka mu Gikari TV MK turi kumwe mu Gikari TV izamuka hejuru like share subscribe byose ni by'ingenzi ku mitikunda ya